Mwaramutseho neza umunsi mwiza mbifurije kugira ibihe byiza muri kuri Viva Rayon Sport TV amakuru atandukanye y'imikino by'umwihariko avuga kuri equipe ya Rayon Sport niyo ahangaha tubategurira tukanabagezaho ngewe yabategurira nkanabagezaho ndi Tuyishime Jabel mu bana umunsi kuwundi reka mbakubitaka breaking news gato cyane mu minota mike cyane hanyuma turaza kugira igihe gihagije cyo kubirambura mu kiganiro kiri imbere mu masaha ari imbere nibijyanye na transfer zo muri Rayon Sport umwe agiye kwinjira undi umwe ahita asohoka ni breakfast ni nk'icyayi rwose ngiye kubakubita turaza kugira igihe gihagije cyo kuganira reka mbanze mbibutse make gashobora kuba amaze gukora subscribe kuri Rayon Sport TV kuko ibintu bigiye kujya bibera ahantu nubicikwa ntabwo uzabura umukunzi wa Rayon Sport nta nubwo uzabura n'umukunzi w'umupira w'amaguru turi kubategurira ibintu bidasanzwe biryoheye abakozi b'ikipe ya Rayon Sport kora subscribe hanyuma iyo iki kiganiro kandi ukagakora kuri like ugasharinga ukaduha n'igitekerezo ku ngingo runaka tuba tumaze kuvugaho iyo umaze gukora subscribe ibiganiro byacu bikugeraho 5/5 ibintu turi kubategurira ahubwo abantu bamamaza ko mubara ko twatangiye uburyo bwa video ko mutaza kwamamaza bimeze bite ntago ari menshi cyane rwose mubona ko hari adukorera inyuma ntaro gihari yakagombye kubihari umufatanya bikorwa runaka nawe niba ufite amangazini yawe cyangwa niba ufite iki rwose ushobora kuzano tukakwamamariza kuri Viva ni make cyane urabona nimero tuba twashyize aho ngaho urayihamagara tukaganira kandi tukumvikana champion igiye gutangira imikino hafi ya yose ahangaha kuri Viva ubusesenguzi bwose kuri Rayon Sport uko bwakabaye ni hano kuri Viva Rayon Sport TV match Rayon Sport izakina muri pre-season zose ni hano kuri Viva ubwo se wavuga ngo utegereje iki ibiganiro bitandukanye biryoshye yes reka twihute ubwo nabakanguraga nongeraga kubabwira uko bimeze kugira ngo mwumve mu bitekerezo kabiri niba ufite business yawe rwose ushobora kuza ahangaha ukamamaza ntago dabatindira muri iki gitondo nuko kwita breaking news gusa igezweho hanyuma tukaza kuza kubisesengura mu masaha ari imbere mu kiganiro kirambuye turaza gukora ahangaha kuri Viva Rayon Sport bamwita Ngendahimana Eric abenshi bita Gasongo uyu musore yarasoje amasezerano muri Rayon icyo ni icyambere yageze muri Rayon avuye muri Kiyovu ya Kiyovu yari ya Juvenal uyu musore muri Kiyovu yakinnye muri Mediana afatanya n'uwitwa Thierry kuri uyu munsi ari muri AS Kigali Ngendahimana Eric ikintu gituma agurwa kenshi suka ari umukinnyi wenda twavuga ko afite imbaraga zidasanzwe abonye navuga ko ari umukinnyi ufite ingusho y'igitego afite ingusho isaha ku isaha bayimukino ukabona rwose agiteretsemo kandi ari umudefenseri kabona ateretsemo umutwe mwiza nk'uwa Ruhaya ikipe akayikura kure ni umukinnyi bitewe n'imyaka ye mpamya ko yangiye Dayimana ari muri 45 45 niyo mikeya hari amakuru atandukanye rero yavuga ko uyu Ngendahimana Eric Gasongo araza kongererwa umwaka umwe muri equipe ya Rayon Sport ari umukinnyi cyane ko ari umukinnyi wayo cyane ko ari umwe mu bakinnyi tuvuga ko bafite experience bake basigaye muri Rayon ukuye haba ba Mugisha François Master buriya na Ngendahimana Eric ni umukinnyi ufite experience uzi championnat y'u Rwanda uzi imikino nyafrika uzi derby ya APR na Rayon uyizi neza ariko bitewe n'iby'ubuyobozi bwa Rayon Sport buri guteganya bitewe na gahunda bufite mu kubaka Rayon Sport iramze ifite abakinnyi bakomeye kuri buri mwanya si bya bindi byo kuvuga ngo baragira abasimbura bingwiza murongo badafite icyo bafasha nubwo bwose kuri Ngendahimana Eric ataruko nuko bitewe n'imvuneze agira zitandukanye bitewe n'imyaka nyina ashobora kumara igihe kinini adakina icyo yakinnye akaba ari cyo gitoya
Rayon Sport rero muri iri joro rikeye kuri uyu munsi tuvuganaho ku wa gatanu yaraye ihaye Ngendahimana Eric Gasongo ibaruwa imusezerera imubwira ngo thank you warakoze, thank you. Bamuhaye ibaruwa imwemerera kujya gushakira ahandi. Ubwo bisobanuye ko ekipe ya Rayon Sport ntabwo irongerera amasezerano Ngendahimana Eric. Bamusezereye hakiri kare. Nari nababwiye ko muri iki cyumweru n'ubundi ikipe ya Rayon Sport iratandukana n'abakinnyi bose itazakomezanya nabo, iraza gusezerera abakinnyi benshi, hanyuma yamara kubasezerera ikanasinyisha abandi benshi. Ndetse nta gihindutse uyu munsi yari ko Ngendahimana Eric ikipe ya Rayon Sport iraza kurara isinyishije umukinnyi. Turaza kwereka umukinnyi mushya ekipe ya Rayon Sport iraza kurara isinyishije kuri uyu wa gatanu. Umwe asohoka undi yinjira, niyo gahunda ihari muri Rayon. Ngendahimana Eric yagize ibihe byiza muri Rayon. Ngiye navuga ko wenda nubwo Rayon Sport nta bidasanzwe yakoze, ariko Ngendahimana Eric mwibuke ko yatwaranye nayo igikombe cy'amahoro, kuko hari ingingo Francis Mbaya ava muri Kiyovu niwe wazanye n'aba ba Ngendahimana Eric. Ubwo nuvuga ko Ngendahimana Eric Gasongo yari amaze imyaka byibura 2 irengaho gato cyane ari umukinnyi wa Rayon Sport. Ku mbaraga zo n'ubushobozi bwe yari afite, navuga ko yagerageje guhereza Rayon Sport ibyo yari afite byose. Kandi namwe mudukurikiye muri kutwumva muri kumva iki kiganiro, mpamya ko tudatandukanye cyane kwemeranywa kuri ibi. Ngendahimana yatanze byibura, yatanze byinshi. Ngendahimana yatanze byinshi. Hari ibitego yagiye atsinda kuri derby, by'umwihariko APR na Rayon kuri derby akaza akagiterekamo. Hari igitego yatsinze cyahesheje ikipe ya Rayon Sport igikombe cy'amahoro Peace Cup. Nyine we ibyo yari afite nibyo yatanze. Ariko nanone twongere twemeranye, Rayon Sport ku bakinnyi ikeneye igomba kuzagihemba, igahembera igihe bagakina bagatanga umusaruro. Hari abakinnyi bayirimo uyu munsi badakwiye kuba bayirimo. We na Ngendahimana Eric we numvaga bamuhaye umwaka umwe ntacyo byaba bitwaye, ariko none niba bamubwiye ngo enough is enough turatandukanye. Nese ubwo bitwa ba Mugisha François Master baracyakora iki muri Rayon? Ubwo twizere ko nabo turaza kubona ibaruwa, turaza kubona amabaruwa vuba abaririzinga ngo bajye gushakira ahandi. Tutitaye ibyo kuvuga ngo ni umusaza wa ekipe kuko we nta nubwo akiri umwana, kuvuga ngo yafashije ekipe atashobora. Oya, dushaka abakinnyi bakina umukino ushobora kuva kuri benshi akaza agatanga contribution ye. Ubwo abandi bakinnyi ariko abenshi baragiye rwose. Ahubwo usigaye wagenda ubwo ni Mugisha François Master kamubwira ati enough is enough, abasigaye bakagigira kuko abandi bose basigaye ndumva bagifite amasezerano. Byahumeye kumera rero ko uyu Ngendahimana Eric Gasongo yarasoje. Ubwo rwose mumfashe mujye muri comment twifurize Ngendahimana Eric Gasongo guhirwa ahandi azerekeza tutazi, indi kipe azerekezamo tumubwire ngo ishya nihirwe kuri Ngendahimana Eric Gasongo. Ibyo wari ufite warabiduhaye, turagushimiye. Ngenda nabishima rwose ntago mbigaya. Yatanze ibyo yari afite byose. Ni umukinnyi ugira discipline, ni umukinnyi mukuru utakumva ari kuvuga ikintu cyo kugumura abakinnyi bakiri bato bagenzi be. Aritabira imyitozo ku gihe, aracyafite discipline nyine y'abakinnyi mu by'ukuri baba professionnel. Umwe mu bakinnyi baba pro yaciye mu makipe nka za Police, yakiniye amakipe arimo nka za Kibuye. Barano yabo mu mukinnyi ngo yakiniye Kibuye ubyo utinyamo abafite imyaka, kuko hari abantu b'uyu munsi young generation, urubyiruko ruhari uyu munsi rutazi ko ikipe ya Kibuye yigeze ibaho, rutazi ko ikipe ya Kibuye yabayeho, ariko yabayeho.
ubwo rero urumva niba muri iyi shampiyona yacu dufite umukinnyi wigeze gukina muri iyo kipe ya Kibuye kandi imaze imyaka myinshi mu by'ukuri isenyutse yaravuyeho, umva ko uwo mukinnyi abakuzemo ukuntu ariko gusa nyine nanone imyaka ni imibare. Hari n'abantu nagiye numva mu minsi ishize bavuga ngo Haruna Niyonzima ngo Rayon Sport ngiri kumuganiza. Dia come on, Rayon Sport iganiza Haruna? Ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Ibiganiro Rayon Sport yagiranye na Haruna ni bimwe byari byo gukonvenka Kizimana Muhajiri kugira ngo aze gukinira ikipe ya Rayon Sport, nta kindi icyo vuga ngo kuyikinira. Oya, ntacyo rwose, ibyo byo ntimunabyitege. Abawinga Rayon Sport iri gushaka nta n'umuwinga w'umunyarwanda n'umwe urimo, ni abawinga b'abanyamahanga gusa bazaza gufatanya n'umwata kumwe bazagura utari Mugunga Yves nk'uko ibitangazamakuru byari bimaze iminsi biri kubitangaza, biri kubikabiriza. Bose Ngendahimana Eric si ibyo twaba tuvuze, ni ibyo twaba tuvuze kabisa. Hanyuma rero Rayon Sport kuri uyu munsi wa none turi kugana kwa gatanu ishobora kuza gusinyisha umukinnyi usanzwe akina muri iyi shampiyona yacu y'u Rwanda, gusa kuri uyu munsi wa none akaba atari kuri ubutaka bw'u Rwanda. Amakuru naraye nsatiriye mu ejo kuwa kane mu ijoro nuko uwo mukinnyi yitwa Rukundo Abdurrahman, nabo babwiye n'uwamagaju yarari iwabo mu Burundi. Amakuru aravuga ko yari yageze ahangaha i Kigali mu Rwanda mu rukerera rwose mu masaha y'ijoro, nibwo uyu mutara mu Rukundo Abdurrahman yagarutse mu Rwanda biciye muri ekipe y'amagaju agifitiye umwaka umwe, niyo iri gupushinga cyane kugira ngo uyu Rukundo Abdurrahman aze muri Hayoni agifite amasezerano kugira ngo barebe ko hari icyo baraza kumufataho. Niyo mpamvu bari gupushinga iyi transfer ye. Rukundo Abdurrahman rero nawe mbago Rukundo Abdurrahman uwo ni umwe, yes, uwo ni Rukundo Abdurrahman bita Paplay. Uwo rero bari gupushinga nyine kugira ngo barebe ko araza kusinya ikipe y'amagaju, nayo ikaza kugira icyo isigaranaho, ikaza kugira ikiramura. Ubwo uyu munsi wa none ikindi kiganiro turaza gukora mu masaha ari imbere hafi ku isaha y'isa 10 gutyo kiraza kuba kigeze ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV. Turaza kubazanira amakuru mashya y'uwo mutaramu Rukundo Abdurrahman, turabazanira amakuru mashya yandi y'abakinnyi batandukanye bashobora kuza gusinya muri Rayon Sport vuba. Imyitozo yamaze kwimurirwa itariki kubera impamvu turaza kugarukaho muri icyo kiganiro. Imyitozo ntabwo itangiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, yamaze kugezwayo imbere iminsi 5, yatewe ipine iminsi 5. Izatangira ari tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Igihe umutoza azabonekera, hari signing zimwe na zimwe Rayon Sport ishaka kuzatangirana nazo bitarakunda itarabona. Hari abakinnyi batandukanye ishaka kuzatangirana nabo champion imyitozo batari bahagera, kandi ishaka kuzatangira imyitozo ari ekipe yuzuye kabisa, furu mukoko furu nonda. Ubwo rero turaza kubirambura neza cyane. Murabizi ko rwose ubusesenguzi butandukanye buvuga kuri ekipe ya Rayon Sport ugiye kubushakira ahandi ataraha kuri Viva uba wayobye rwose. Tujye twemeranya, nubwo nta byera ngo de tujye tubyemeranya, nabyo tubyemere, ariko turabizi ko tugerageza kubaha amakuru ya ekipe neza kandi ku gihe tugakora iyo bwabaga. Ubwo rero iki ngiki cyari icyayi, yari breakfast kuri Ngendahimana Eric Gasongo. Ubwo twamubwira ngo ishya n'ihirwe ahagiye kwerekeza bizamubere byiza. Hanyuma kandi na wa muterankunga nababwiye muri Rayon Sport ashobora kuza gutangazwa vuba, ibyo mubyitege. Ashobora kuza gutangazwa vuba cyane rwose. Biraza kugera tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi twamaze kumumenya umuterankunga mushya
uraza muri ekipe ya Rayon. Ngayo nguko byari iby'igitondo kenze minute zirabaye. Ibindi byinshi birambuye kuri Rayon Sport tuzegura ku isaha y'isa 10 rwose. Ikiganiro kiraza kuba kigezeho cya video gikipinza amakuru menshi cyane agiye atandukanye, ubwo ntucikwe n'undi ntaze gucikwa. Nari twishimije Haberi ni Viva Rayon Sport TV, kambifuza kugira umunsi mwiza.